Ikaze mwe mwese mukurikirana Zeyipafo TV. Nkuko mibona ni Pamela na The Ben, ngo Pamela rwose umugore wa The Ben, umugore wabyaranye na The Ben, umwana mwabonye bise Runa nimba mvuze izina rye neza cyane. Uyu mugore rero yaje kugira gutya asarimo atanga gasopo ndetse arimo yiyama abantu bagize gutya bagamukoraho inkuru yaje kuba we yita ko ari inkuru zo kumusebya no kumuharabika. Ibi bintu ntiyajyaga byitaho, ariko uyu munsi yagize gutya ngabyitaho kandi yahagurutse ahaje ngo buri muntu wese wamuvuze nabi akaba agiye kugira gutya akagira gutya rwose akamutwara muri RIB. Ibyo byo mu bimenye. Kuva yabana na The Ben murabizi, kuva bagira gutya bagashyingiranwa, ubuzima bwabo ni ubuzima twakwita ko ari ubuzima buri hanze buvugwa buri munsi. Byagenze gutya babyaye, yego umwana nguwo bamushyize hanze, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye bigenda bibavugwaho amakuru yabo buri munsi agahora ajya hanze buri munsi. Ahangaha niho aba bose bahera bajya kubavuga. Ntabwo babyuka mu gitondo bavuga ibyo batahawe, bavuga ku byo bahawe, banabicurika bakabicurika, ariko hari ibyo bo ubwabo bari babahaye. Sinzi iki kintu tucyumva kimwe, ngo aba bacurika amakuru y'ibyabo bakayavuga ukundi bacurika, ariko hari ayo bahereyeho bafite. Hano mu Rwanda ndagira ngo mbabwire ngo uyu nguyu Pamela waje kuza rwose arakaye cyane ndetse ubona kanababaye. Hariho n'abandi bantu bashobora kuba bari kuza nabo bakavuga bati reka kurira, reka yo marira nimwe mu byitera. Ahantu bahera nta handi, nuko ubuzima bwabo bagiye nabo bakabushyira hanze bwose, ntibagire na bukeya basigaza cyane pe. Hari abantu hano b'abasitari tuzi cyangwa se b'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda, abantu batajya bapfa kumenya ubuzima bw'ibibera muri famiye zabo. Mushuti wabo Tom Close afite urugo, ariko ntago ushobora kumva yenda ngo wumve barimo baravuga cyane kuri gahunda zo mu rugo iwe cyangwa uko abanye n'umugore. Ibintu nk'ibyo ngo ubone biragaruka cyane. Kera na Knowless bafite abana, bafite urugo, barabyaye, abana babo hari umuntu bazi? Nta muntu bazi. Uko babanye mu rugo hari ubizi? Nta muntu bizi. Ibyo tuzi ni ibigendanye na music, kubona Kina Music, kubona abahanzi barimo, kubona Knowless yagiye mu gitaramo. Ibyo bintu nibyo abantu babona kandi akaba ari byo bavuga. Hari umuhanzi nka Riderman, ni umustar arazwi, ibyiwe n'urugo rwe nta muntu bizi, nta n'ubivugaho kuko nta makuru yabyo bafite. Nta muntu yazi, nta muntu bivuga kuko nta makuru yabyo baba bafite. Ubwo ni urugero dutanze. Hari n'ibindi byamamare byinshi, yaba ari mu mupira, yaba ari mu mafilimi, yaba ari mu bintu bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari abanyamakuru n'abandi bagiye batandukanye, aho ubuzima bwabo babugira uburi private. Nimba ari ubuzima bwo mu rugo bukaba ubuzima bwo mu rugo, yaba ari ubuzima bw'umwuga akora ukaba mu buzima bw'umwuga akora. Ibyo tukabibona. Mwarebonye ko ubwo habaga igitambo cya King James, abantu bagize gutya baza basebya The Ben ngo ntango umugore yaramutaye, ngo niyo mpamvu ataje mu gitaramo cya King James. Bari kuvuga ngo yari yasigaye mu rugo yasigaranye n'umwana kuko umugore yamutaye ntawe uhari. Urumva bari bagendeye kuki? Bari gukoresha iyi video baje guhabwa, video y'igihe Ashton Hall yajyaga kubasura iwabo, igihe bajyaga guhamagara Pamela ngo bamuvugishe. Babishyize ku karubanda, babishyira ahantu hose, abantu bamenya ko Ashton Hall yavuganye n'umugore kuko umugore atarahari. Ariko wenda iyo biza no kugaragara mu mashushanyo ntibamubone, abantu bari kujya bibaza bati se byagenze bite. Wenda ibyo bikazasubizwa nyuma. Ariko urumva bakoresheje iyo video, bakoresha video y'ukuntu uwo umwana yagaragaye ari we umuteruye, bakoresha mbese iby'ubuzima bwabo bahize hanze, n'iby'aba nabo bagenda bagakora bakabihinduramo inkuru.
kandi mu bigendanye na entertainment muri rusange, abantu b'ibyamamare bitewe n'inkuru batanze ziravugwa, kandi inkuru ivuye mu munwa w'umuntu umwe ikavugwa n'uwundi munwa, akongera ikavugwa n'uwundi munwa, iyo nkuru ihindura umwimerere. Ibyo byo birazwi, ihindura uko yari yavutse imeze, bijya kugera kuwa nyuma rero ari kuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo uwa mbere yavuze. Deja rimwe ukaba ushobora gusanga n'abivuga nta rwanga bafitiye, kimwe n'uko hari n'ababivuga mu buryo bwo gushakisha amafaranga mu mbuga nkoranyambaga, nyine mu buryo bwo gushakisha izo za views, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Gusa nk'abantu b'ibyamamare kuvugwa bazavugwa, ariko noneho nimba bazajya bavuga bagahita bafata abantu bakabafunga, bizagera igihe nyine bigera igihe n'umuntu ajya akora n'ikintu cyakavuyemo inkuru bayiceceke, bicecekere ntibivugwe, bituriza ati reka bitaza kubivuga bikarangira mfunzwe, bikarangira mfunzwe. Gusa icyo twavuga ni uko byanyura uko ariko kose, Pamela nyine byaramubabaje n'ibyo wenda bitewe n'ibyo bagiye bavuga, ariko ikintu bagomba kumenya, ibintu byo gufata famiye bagashyira ku karubanda, bagashyira ubuzima bwabo ku karubanda kuva batwite, kuva umwana avutse, umwana akivuka baramwerekana ibyo bintu byo wera bafata ubuzima bwabo bakafata ubuzima bwabo n'ubw'umwana n'iki byose bakabishyira hanze. Nibyo bituma n'aba bantu bitangazamakuru binyuranye, abo ku mbuga nkoranyambaga, abahehe nabo nyine buririra kuri ibyo byose muba mwabahaye, bakabikoramo inkuru. Niyo mpamvu rero abantu bagiye bagaruka bavuga bati rwose Nareke Kwiriza uko ubuzima bwabo babushyize hanze, niko n'abantu nabo babafashe niko bagomba kubavuga. Ariko nimba atabyishimiye nibarekeraho kumuvuga nyine. Nibarekeraho kumuvuga, nawe nagera igihe akabona akeneye kuvuga ubwo azavuga. Cyangwa se nyine hasigaye abantu bajye bavuga inkuru nziza gusa, kuko urumva abantu iyo bavuze kenshi, iyo umuntu bamuvuzeho ikintu kibi ntibwarekaramo. Ubu bari kumuvuga bamubeshyera, bamubeshyera ngo yaguze imodoka wenda yo mu bwoko bwa barabasi, bakabibeshya ari inkuru yo, kandi urumva si inkuru ya nyayo. Ndahamya nashidikanya ko yatavuga ngo arajya kubarega muri RIB. Ntabwo yajyayo. Ariko inkuru yo bakubeshye bakakubeshyera n'inkuru mbi, nibwo bikubabazaho ukavuga noneho ndajyayo. Ngayo nguko rero iby'abantu bacu, iby'abantu twakunze kuva kera.